Bwarakeye mu gitondo feri ya mbere twayifatiye ku biro bishinzwe abinjira n'abasohoka, nta kindi cyari kitujyanye uretse kujya gushaka ibyangombwa byo kudusohora mu gihugu. Ndetse si ibintu byatinze na gatoya kubera ko iyo amafaranga hari ibintu byose birakorwa. Ari nayo mpamvu uzumva bavuga ko ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka biri mu myanya ya leta iri ku kigero gitoya cyane mu gusangwamo ruswa, ariko ntabwo uzasanga bivugwa ko nta ruswa ihatangirwa. Tumaze kubona ibyangombwa feri ya mbere twayifatiye mu bihugu by'ibituranyi, kubera ko muri ibyo bihugu ariho byoroshye cyane kuko umuntu yabona visa yo kujya mu bindi bihugu, kubera ko gupfa kuyibona muri controle bikomeye cyane. Twamaze iminsi ine mu gihugu gituranye ari nako dukomeza gutembera ahantu hose hatandukanye. Tumaze kubona ibyangombwa bitujyana mu mahanga yo hakurya y'amazi magari, feri ya mbere twayifatiye muri Venezi turayitembera yose nubwo ariho njye na Gema twari tuzi, ariko twasanze Etina we arenze cyane mu kumenya ahandi hatandukanye. Uretse ko umukunzi we Hambo we ari ubwa mbere yarasohotse igihugu, akajya tubwira ko mu nzozi ze yari yarifuje gusohoka igihugu atwaye indege, ariko bikaba bitarakunze mu mahirwe yagize. Aho akaba ariho mpera mubwira ko ibintu byose bitajya bigenda uko tubishaka mu buzima bwacu, bityo ibyifuzo bitandukanye n'inzozi tugenda turota cyangwa se dushaka kuzageraho. Venezi twahamaze iminsi 3 dukomereza mu bindi bihugu bitandukanye, nayo ari nako dukomeza kurya isi. Ari nako ibyumweru 3 byose twabimaze ubona twarahindutse cyane, kandi ubuzima bw'iyi si n'ibyaturushyaga byose twaramaze kubishyira ku ruhande. Ndetse ari nako ku ruhande rwa Hambo na Etina uko bari bameze umunsi ku munsi, ari nako urukundo rwakomezaga kwiyongera cyane. Gusa ikitwa ibibazo twarakirinze ku rwego rushoboka rwose, ndetse ubuzima nari narifuje njye na Gema bwo kuba umugore n'umugabo igihe tuzaba twaramaze gushyira ibintu ku murongo, tubutangira tugifite igihe mbese bigishoboka. Gusa bya bindi bavuga ko nta gahora gahanze, ndetse nta kintu gihoraho iteka, natangiye kujya mbibona mu maso yanjye, kubera ko Gema yatangiye kujya nyifataho mu buryo budasanzwe. Rimwe nkabona afashe telefone yagiye kwitaba adashaka ko numva cyangwa se menya ibyo arimo kuvugana n'uwo barimo kuvugana. Aho twari dutuye muri hoteli akabanza gusohoka akajya hanze, akagaruka nyijijishaho kandi amaze gutinda cyane. Bwa mbere bitangira numvaga ari ibisanzwe, ariko ntangira kubikemanga ubwo byatangiraga kuba ingeso. Akajya mu bwiherero agafungura amazi ubundi akavuga kandi agatinda, nyuma akaza kugaruka ubona asa n'uwahindutse ku myitwarire. Gusa umunsi nari ngiye kubimubazaho bwa mbere nibwo haje kidobya, ubwo muri hoteli bahise bavuza ubuduha bavuga ko bayishyize muri lockdown kugira ngo hatagira umuntu n'umwe usohoka. Ariko kubera ko nk'abantu bafite amafaranga twararaga muri furo zo hejuru za VIP, byatumye njye na Gema ndetse na Etina dufata umwanya wo kuzamuka hejuru ku gisenge cya hoteli kureba ibiri kuberayo. Dutungurwa no gusanga y'abapolisi igitero bahanganye n'umusore umwe wambaye imyenda imeze nk'igisarubeti ndetse na maske ku maso, ariko uwo musore ari gukubitira abapolisi b'icyo gihugu ku rwego utabasha gusobanura, ndetse uburyo ari kubakubitamo ukabona ko ari umusore uzi neza ibijyanye n'imirwanire cyane, ku buryo mu gihe kitarenze iminota 5 yaramaze gukubita abageza nko kuri 50, ubundi agiye gucika atambuka imbere yacu. Mu kumwitegereza neza ntungurwa no gusanga burya afite uruhu rumeze nk'urwacu, nk'ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba aturuka cyangwa se inkomoko ye ariyo ku mugabane wacu. Nyuma yo kwitegereza umusore ahita acaho aragenda. Mu kumara kuruhuka inyubako ubona ko nta n'akantu k'ubwoba gahari, abandi bapolisi bahise bagera aho ngaho badusaba gutanga amakuru. Tubereka aho aciye baramubona ageze hasi kuri etaje ya mbere akoresheje umugozi. Mu kubaza abapolisi icyo uriya musore akoze badusubiza ko yishe umucamanza waturutse mu gihugu cya Kentrone yaje guhura n'abandi bacamanza bagenzi be baturutse imihanda yose ngo bakore amahugurwa yo gukomeza guteza imbere umwuga wabo, mu buryo batazi batazi icyo uwo musore ajijije uwo mucamanza. Ubwo badusabye gusubira aho duturutse kugira ngo iperereza ryabo rikorwe neza. Ni nako byagenze, ariko Gema yasigaye inyuma bigaragara ko ari kuvugira kuri telefone mu buryo adashaka ko menyamo, kubera ko nari naramaze kumukeka ndabimenya, ariko we ntiyabasha kumenya ko namaze kumuvumbura. Hashize igihe kingana n'iminota 15 nibwo yaje kunsanga mu cyumba, anyereka ko nta kibazo na kimwe gihari, gusa nanjye ngashaka aho mbihera mubaza ikintu arimo kumpisha, ariko nkabura aho nabihera ngahitamo guceceka. Iminsi yakomeje kwicuma. Hashize iminsi 2 tuva muri iyo hoteli twarimo tujya mu wundi mujyi wayo, gusa turi kugenda Gema mbaza ikibazo
ati warambwiye ngo mu bintu byose biba ku isi nta kintu gihangayikiye, byose wabishyize hasi uretse njyewe kubera ko unkunda. Mwikiriza mubwira ko ariko kuri kandi kudahinduka. Nubwo mbere nari nzi ko atazaza ansanga, ariko nubwo nabitekerezaga gutyo, ariko nakomezaga kumutekerezaho cyane, kandi Etina yaba umutangabuhamya. Maze kumubwira gutya nakora aramutse ambaza icyo nakora aramutse atari kumwe nanjye, cyangwa se bibaye ngombwa ko ntakimufite. Musubiza mubwira nti ntakubeshye, iyi minsi tumaranye kuva twatangira ubwigenge bwacu, sinzi uko nabisobanura, ariko yongereye ikintu ntabasha kubona nasobanura muri njyewe, ku buryo noneho bya bindi navugaga ngo ntabaho ntagufite, ubu ngubu aribwo mbibonera igisubizo neza n'igisobanuro cyane, ku buryo icyakurikiraho ndamutse ubu ntagufite ni ukurwana urugamba rukomeye cyane, ndwana n'icyakuntwaye cyangwa se icyagushyize mu bibazo, nkabanza guhangana nacyo uko byagenda kose. Namaze kubwira Gema gutya aranyitegereza cyane, ntiyagira ikindi arenzaho. Etina avuga ko urukundo rwacu ari kimeza nk'uko bigaragara mu maso yacu. Avuga ko yifuza rimwe kuzabona umuntu bakundana urwo rukundo, kuko iminsi amaze arimo kwiyigaho no kwitekerezaho, noneho ameze nk'uwamaze kwakira ko ubundi buzima bw'urukundo yabwakira. Etina yamaze kuvuga gutyo Hambo arababara, ndabibona, ariko arabihisha. Bya bindi byo kuba umusore yariteretewe n'umukobwa akanamwitaho, Hambo we yatekerezaga ko Etina amukunda, kumbe yaramaze kuvumbura ko atamufite mu mipangu y'urukundo, ahubwo ako kanya ari uwo gutemberana isi no kuryoshya gusa, kuko Etina yifitiye ibindi bitekerezo ku bijyanye n'umuntu bazakundana urukundo nk'urwacu. Kuko nari nariyemeje kureka ibintu byose bikagenda, ibyo nabyo n'ubundi ntabwo ari byo nari kwitaho. Twageze muri hoteli iri mu ntara tugiyemo, tubanza kwisuganya ngo ahantu n'ibintu byacu byose bibe bimeze neza, ubundi tubone gutangira ubutembere bwacu. Gusa ubwo Etina na Hambo baduhamagaraga ngo dusohoke mu cyumba turimo, Gema aruhutse umutima ambwira nikimeze nk'agahinda avuga ati ndumva ibi bintu ntagishoboye kubikora. Mu gutungurwa namubajije icyo atagishoboye gukora, arandeba aranyegera, ndetse mpita mbona arimo gushoka amarira ku maso, yongera kumbwira ati bisingishoboye kubikora, ndetse ahita afata telefone ahamagara abo ntamenye, avuga ko ngo ahinduye umupangu yari ari kugenderaho. Njyewe mpita nikanga mubaza ibyo arimo kuvuga. Namaze kumubaza ibyo arimo kuvuga nabo arimo gutangaho raporo, aruhutse umutima maze arambwira ati Max, ese uri ikigoryi ku rwego rungana rute? Ni ryari wahindutse injiji kuri uru rwego, kugeza ubwo n'umwana w'uruhinja ukivuka asigaye avuka ubu ngubu akurusha ubwenge? Disi uricaye uratimaje nta kibazo ufite, ngo wahisemo inzira ugomba gucamo kugira ngo ugire amahoro, ngo kubera ko wagambaniwe uri kumva utuje wageze ku byo ushaka byose, mbese ubu nta kibazo na kimwe ufite. Ariko dareka ibyo bindi bikomeye byo tubikire ku ruhande. Ese nk'uburamutse uriya mukobwa Etina utakimufite, byagenda gute mu gihugu cy'abandi? Waba uwande mu gihugu cy'abandi, watungwa n'iki? Utekereza ko muri ubu buzima Etina ari umuntu uzahorana iteka murya amafaranga yese? Ariko ntabwo ariko bimeze ejo cyangwa ejo bundi, ku mpamvu runaka mwembi mwatandukana cyangwa se bikagenda ukundi. Mbwira, uzabigenza gute? Uzakomeza kurya ubuzima n'isi se nta kintu ufite, cyangwa nibwo uzatangira kubibandi n'umujura no gukomeza gukora ibindi byaha ngo ubone uko utangira kubaho? Icyo gihe nta kindi kintu uzigera ukora uretse gukora ibyo byaha n'amakosa. Umutima wawe n'ubwonko bikagushyigikira wishingikirije ko ngo byose biri kukubaho, kubera ko ngo wagambaniwe n'umuntu wizera kurusha abandi kandi ufite agaciro mu buzima bwawe kurusha abandi. Nkubwira njyewe icyo ntekereza, iyo mbitekerejeho nsanga narakundanye n'umusore w'ikigoryi kurusha abandi. Iyo ntekereje ngakaraga ubwonko nsanga urukundo rwarangiza injiji kurusha abandi bose hano ku isi, ku buryo runyubahisha amategeko ndetse rukanancecekesha, kubera ko umusore nakunze nanizera mufata nk'ikigirwamana cyanjye, ndetse ngo yewe mwereke ko nirinze kumubabaza. Nkuko utekereza ko Etina uzamugumana mukabana iteka udatekereje ko igihe kimwe wamuhomba ubundi ukabimbwa mu gihugu cy'abandi, nutangira kubitekerezaho biraba bimeze nk'uko nanjye ubwo wamaraga kudutange na Lewi ku rugamba, ariko natekereje ku rukundo ngukunda cyangwa se uburyo ngufata nk'umuntu ufite ubudahangarwa, maze uze gusanga nta kintu gihoraho iteka nk'uko urukundo rwanjye nawe rufite iherezo ryaho rwagarukiye. Icyo gihe tukimara kugera kuri bagenzi bacu aba ari bwo Lewi avuga ko wamaze gusara, ahubwo akaba ari twebwe tumugira umusazi, kubera ko tuzi ko ibyo uri gukora byanga byakunda biri mu mupangu, cyangwa se ukaba ugiye kwitekerezaho. Mu gukomeza gutegereza twizeye kuza kutuvugisha,
tuza gutungurwa no kubona Ariana anyihamagariye ku giti cye, ambwira ko ngo wamugezeho aribwo twumvise ibyo mwaganiriye byose. Lewi akambwira ko nubwo mutamaranye igihe kinini ariko arakuzi cyane, ngo iyo wamara amajuba wamaramaje, kandi nubwo atazi uburyo byamugiyemo. Ingabo iri kuva mu rugamba ihunga azi uko ibimeze nk'uko yakubonye udutera umugongo, kuko nanjye mbyemezwa n'amagambo twumvise ubwira Ariana. Ndetse yewe wamara kumenya ko Ariana yaduhamagaye, nemera neza ibyo Lewi arimo kuvuga ari wowe ubitwibwiriye. Mu kanya katarambiranye kangana no guhumbya mpita nkubwira ko ngiye kuza kukwisangira, kubera ko nta handi hantu nshobora kuba wowe udahari. Ariko byose mbikora mu buryo bwo kugira ngo nkomeze ngucunge, ndebe ko iminsi tuzaba turi kumwe uzagira igitekerezo byibura cyo kuba wakongera gutekereza aho wavuye. Gusa nanone mbyemera cyangwa se mbipanga nk'umupangu twese twapangiye hamwe, kugira ngo muri iki gihe wataye umutwe uzabe ufite umuntu ukuri hafi. Maxi, nemeye gutamba umubiri wanjye kubera wowe, kubera misiyo turimo. Nirengagije ko wamaze kuryamana n'undi mukobwa, ntizeye neza ko ushobora kunyanduza indwara uwo mukobwa ushobora kuba wamukuyemo. Byose mbikora atari uko mbigiriye urukundo ngukunda, kuko nyuma yo kuduta ku rugamba nari namaze gufata icyemezo ko iby'urukundo byo mbona rwose nta cyerekezo bigifite, ahubwo mbikora kugira ngo mbikoreshe misiyo turimo. Iyi minsi yose tumaranye nemeye kuba imbata y'ibinini, kubwo guhora ndi kunywa ibinini kugira ngo ntazasama inda, kandi ngifite byinshi byo gukora. Ariko ku munsi w'icuma hajyaho indi ibyo binini nkabinywa kugira ngo ntasama inda yawe, kuko ubu ndi kubona aricyo gihombo gikomeye cyane naba mpuye nacyo, kuko nabyarira umwana umugabo w'ikigoryi nkawe. Mu gihe ari nako ndi gukomeza kuvugana nabo nasize bambaza uko misiyo nagiyemo imeze, ariko nkababwira ko byakomeye, ahubwo uko iminsi igenda yicuma niko uri gukomeza guhinduka cyane, kuko wabaye nka wa wundi washize impumu akibagirwa n'icyamwirukansaga. Kugeza ubwo mu minsi yashize natangiye kubwira abo nasize ko mbona biri kwanga, bityo ngomba kukubwiza ukuri nkakubwira icyanzanye, kuko nzi neza ko aho ndi atari aho nagakwiye kuba ndi. Ariko bambwira ko nkomeza kwihangana, kuko nubwo wenda wasaze ariko akaruhuko nako wari ugakeneye kugira ngo uruhuke mu bwonko no mu mutwe. Mbasubiza ko reka nizere ko ibyo bari kuvuga ari ukuri, kubera ko niba atari ukuri igihe cyanjye bazacyishyura. Ariko uko dukomeza kuva hano hamwe tujya ahandi, akaba ariko mbona ahubwo ukomeza kwinangira kugera ku rwego utanagikeneye no kumenya uwo uri we n'aho ukomoka. Bya bindi by'abantu bizera umuyobozi bazi ko azabageza heza ariko bakamubura, batangira kumbwira ko Lewi yatangiye gufata umwanzuro wo kujya mu bitangazamakuru birimo televiziyo n'amaradiyo, kugira ngo arangishe abantu bamubwire niba hari aho bamuzi ndetse banamushyikiriza umuryango we. Burina akaba yarababajwe cyane n'uburyo watsimbaraye uvuga ko urajya mu kiriyo cyo gushyingura umugabo we, gusa ntiyabigira impamvu. Ariko amenye ko kutajyayo kwawe kwatewe n'ibindi, arababara cyane ku buryo ubu ari ukubonyeho ntazi niba yakongera kwemera kukureba mu maso. Mushiki wawe simbizi kuko agahinda karamwishe ku buryo ntazi uko nabisobanura. Abantu bose bagutereye icyizere ndetse bicuza cyane impamvu bakwizera umuntu nkawe. Ikirenze ibyo byose njyewe ubwanjye nicuza igihe cyanjye nagutayeho. Maxi, niba utabibona nabaye umukunzi ukurikiza amabwiriza n'ibitekerezo byawe, nta kintu na kimwe nguhinyuyeho, n'igitekerezo runaka mbashije gutanga kikaba ari icyegereye cyane ibyo urimo kuvugaho, ku buryo bitaratana, kubera ko mbizi neza ko n'ubundi nuramo kuvuguruje ibyo nkubwiye, ibyo ushaka ari byo birakorwa. Ariko ngiye nkareba mu ishusho nini, ndeba igifitiye inyungu umuryango mugari. Reba, reka tuvuge ko mu minsi yashize ubwo nakubwiraga kuri mushiki wawe Kiristera, wenda nari mvuze ibitari byo pe, ariko nawe uburyo wansubijemo nkaho nkoze icyaha kitababarirwa, buriya ntabwo ari uburyo bwo gusubizamo umuntu noneho byitwa ko ari umuntu mukundana. Wowe ubwawe wirirwa ugenda uririmba ngo igitsina gore n'abantu bo kubahwa, ibintu nk'ibyo akaba ari nabyo bintu mu minsi ya mbere byatumye nemera kugukurikira, kubera ko nari mbonye umusore uha agaciro igitsina gore bitandukanye na papa wanjye Gareth Hayinizi, ibyo yadukoreraga njye na mama wanjye. Mu minsi yashize uko byose mbitekerejeho nsanga narakwibeshyeho cyane, kuko wamaze kwishyiramo kuri umuntu uyoboye utavugirwamo, mbese ibitekerezo byawe ari byo biri imbere. Ariko mu kijyanye n'urukundo aka kanya ibyo ntabwo bigikora kuri njyewe, kuko nzi ko uko kubabazwa no kwishimirwa mu rukundo bimera. Nibi aka kanya ndi kukubwira akaba ari impuhwe ngufitiye, nanakumenyesha ko iminsi yose tumaranye nirengagije ibitambo nagutambyeho,
ariko nari ndi kuri misiyo natumwe n'abo twasize bansabye ko naguhindura ibitekerezo byibura nkareba ko wagaruka mu nzira nziza, ariko uyu munsi mfashe umwanzuro wo kukureka nkagusigira ibyishimo byawe wakigwariwe. Oke, ndabyumva pe, warahemukiwe, ariko se wahemukiwe kurusha papa wawe? Uri gutekereza ibiramubaho naramuka agiye mu itangazamakuru? Rufusi, Venizi na Mariyamu baramwica bya nyabyo. Uzarira ngo umubyeyi wawe se? Wahemukiwe kurusha abandi bose bo muri kumwe se? Icyo utazi wowe icyo wakoze wishinze abandi bantu, ugendera mu kigare cyabo. Reka turebe icyo bizakugezaho nk'umuntu nakunze, nkwifurije ishya n'ihirwe, ibyo wifuza byose uzabigereho ndabikwifurije. Gema yamaze kumbwira gutya arimo gufata igikapu cye, ako kanya urugi ruhita rufunguka, tubona hingiye Etina ndetse na Hambo. Bari bameze nk'abumiwe kubera kumva amagambo Gema amaze kumbwira. Njyewe nsubira inyuma nicara ku buriri numva nacitse intege cyane. Etina azanyegera nyicara iruhande anyiseguraho ko we na Hambo ubwo bazaga kuduhamagara aribwo bumvise umukunzi wanjye arimo kuntonganya, ndetse mu byo bumvisemo akaba ari uko atari kumwe natwe, ahubwo ari muri misiyo, ndetse ngo hakaba hari na misiyo twembi twari turimo n'abo twasize aho twaturutse muri Kentrone. Njyewe kubera amagambo Gema yaramaze kumbwira numvise umutima wanjye umeze nk'aho uremereye cyane, kuko ibyo yaramaze kumbwira kwa kundi ari we nakwiyegamizaho ntabwo byari bigishoboka. Etina nkoze ku rutugu numvise wagira ngo mbonye akantu ho kwiyegamiza, ubundi murambikaho umutwe ntangira gutekereza ku magambo yose Gema amaze kumbwira. Nuko ntangira kwibuka bumwe mu buzima bwanjye bwose kuva ku itangiriro, byose byikaraga mu bwonko bwanjye nkaho ari filime irimo kwihuta cyane, kugeza ubwo nageze kuri urwo ruhande turimo. Ako kanya ubuzima bwanjye bwombi bwarirukanse cyane ku rwego rurenze urugero. Nkirimo gutekereza ku biraza gukurikiraho, natungwe no kumva Etina ahagurutse asakuza cyane ati ntabwo bishoboka, ndetse na Hambo aho ahagaze asimbuka ku ruhande avuga ko ndimo kubeshya. Muri uko gutungurwa k'ukuntu basimbutse bavuga ngo ko bidashoboka, ngo ndimo kubeshya, numva Gema avuga ko ari ukuri, ndetse no kuba ubwanjye nifunguriye umunwa akaba ariko namaze gutuma umutwe, none nkaba ntanagishoboye no kubika ibanga. Mu kumubaza ibyo arimo kuvuga ngo mfunguye umunwa ndavuga, Hambo ambwira ansubiza ko njyewe ubwanjye mfunguye umunwa nkabibwirira uwo ndi we n'inkomoko yanjye, kugeza ako kanya n'impamvu ndaho ngaho njyewe n'umukunzi wanjye. Gema ahita amusubiza ngo ndekere aho ngaho kumwita umukunzi we, kuko yamaze kwisubiraho biragoye gukundana n'uwo muntu. Njyewe mu gihe nkirimo kwibaza uburyo navuze ibyanjye ntabizi, Etina yahise yongera kunyegera maze arambwira ati ntabwo ndi mu mwanya wo guca urubanza, ariko wa musore we Max nawe wakoze amakosa. Niba nanjye ibyo ndi gukora ntembera isi ni passion yanjye, ndetse bigifite n'abandi abantu benshi kamaro kubera ko byinjiza amafaranga atunga benshi. Ikindi uyu musore Hambo nawe kuba turi kumwe, ndahamya neza ko ari uko atari afite ibindi bintu ashobora kuba ari gukora ku ruhande kandi akeneye uyu mwanya wo kumenya isi. Ariko se wowe wakoze amakosa akomeye ku buryo iyo nza kumenya ko ibyo urimo ari ibingibi ntabwo mba naremeye kukwakira ngo ngendane nawe. Bya bindi by'umuntu ubuze ibanga rye ku giti cye, nawe nk'umuntu mukuru wagakwiye kubuza ibyiza n'ibibi ku buryo uhitamo aho ushaka kugana, ndetse yewe ntiwitekerezeho ku giti cyawe ahubwo ugatekereza ku muryango wawe. None se ubu ko warushye urwana imyaka myinshi, ubu ni igiki wungutse? Uhombye umuryango, uhomba umukunzi, kandi nanone ntabwo bikuyeho ko ukiri umunyabyaha urimo guhigwa, n'ubundi uzafatwa bakwice cyangwa se bagufunge nk'umuntu utagira agaciro. Uburyo abanyakentrone twese tukwemera, none mu mitima ya bamwe nanjye ndimo wamaze kuba ikigwari kandi wari intwari. Noneho ikibabaje usebeje umuryango ukomokamo, umuryango buri mwana wese yifuza ko ari wo muryango yavukiramo. Max, ndibuka ubwo twigaga muri Moriya uburyo wagaragaraga nk'umusore uteye impuhwe, noneho wasohoka ikigo Anderson natwe tukagira ngo wagiye gushaka ibiraka byo kugutunga. None aka kanya tumenye ko burya wabaga wagiye mu ntambara zo kugira ngo ubohore umuryango wawe. None ugiye gutuma papa wawe abantu basanzwe bazi ko yapfuye bamenye ko akiri muzima, bakosora amakosa bakoze yo kumwica nabi bamwice neza. Icyo gihe nta wundi uzikorera amaraso ye, ntabwo Rufusi na mama wawe ndetse na mubyara we Venizi kimwe na Dani Marike aribo bazaba baramwishe, ahubwo ni wowe uzaba waramwishe. Mbega ubuzima bwawe ngo buraba umusozi w'amaganya, yabaye impfabusa ku iherezo we. Nuko arahindukira areba Gema maze aramubwira ati aka kanya muri iki kinyejana turimo
birangoye cyane kumva ko hakiriho umukobwa ugira urukundo nk'urwawe, ariko rwose ntakubeshye ntabwo uyu musore ukimukeneye mu buzima bwawe. Bene aba ni bamwe bavamo abagabo bihakana abagore babo iyo bageze mu bibazo, bakabata bakagenda bakajya gushaka umunezero wabo. None se umugabo ushobora gushyira igihugu mu kaga, urumva wowe kugushyira mu kangaratete ari ikintu cyaba kimugoye? Ndagushyigikiye, igendere, sinzakurenganya rwose. Etina yamaze kuvuga gutyo, Gema afata igikapu cyarasohoka, ndetse nawe na Hambo basohoka aho ngaho bansize muri icyo cyumba. Ariko ikintu nabonye kandi nakongera guhamya nuko bababaye cyane cyane Hambo wari umaze kumenya ko ari ngiye Maximilian, noneho kandi nkaba ndi n'umwana w'imfura wa Petroni Lewis. Nubwo nari ntumye babimenya kubera agahinda kanjye, nibwira ko ndimo gutekereza mu kwisuzuma ngo ndebe ko hari ahantu naba narakoze ikosa. Ni nako nari mpanze amaso kuri televiziyo yari icanye, ndeba ntungurwa no kubona ibintu biri kubera kuri hoteli imwe. Mu gutungurwa kwinshi mbona iyo hoteli ibintu biri kubera aho ari hoteli twanyuzeho iri mu ntambwe nkeya cyane uvuye aho turi. Ariko icyantunguye kurusha ibindi ni uburyo wa musore twabonye yambaye igisarubeti kimwegereye ngo akaba yishe umushinjacyaha waturutse muri Kentrone, ari nawe uri gukorera ibyo bintu kuri iyo hoteli. Ndetse ku mutwe w'inkuru handitseho ngo uwo musore ari kwica umuyobozi mukuru wa polisi mpuzamahanga muri Kentrone, waturutse muri Kentrone aje mu kirego cyo gukurikirana umuturage wa Kentrone uri gukorera ibyaha by'ubwicanyi mu bihugu bitandukanye, aho bari gukeka ko ari Maximilian wamaze guhunga Kentrone akaba ari gukomeza ibyaha bye mu bihugu bitandukanye. Mu buryo ntazi namaze kubona ayo mashusho ntungurwa no kwisanga umutima wanjye urimo kumbwira ngo nerekeze aho kuri iyo hoteli, cyane ko nari ndi kwibuka neza ko twayinyuzeho ubwo twazaga kuri iyo hoteli turimo. Nisanga namaze kwitegura ndetse nsohoka muri hoteli turimo, nisanga ngenda n'amaguru bidatinze. Nyuma y'iminota itagera kuri 15 nari mpageze, nsanga abantu bose bacitse igikuba, abafite uruhu rusa n'urwacu bavuga kuri ya musore ubanza ari Maximilian wo muri Kentrone waje gukomereza imirimo ye muri icyo gihugu turimo. Mu kureba hejuru kuri etaje tubona wa musore ari kurwana, ari gushaka uko acika. Mu gutera imibare mbona icyerekezo ari gucamo ashaka gucika, mpita nca mu nzira yo hakurya ubundi njya kuhategerereza, kuko nkuko nari nabitekereje yacitse aza asanga aho mpagaze. Mutegereje mugezeho mubwira ko nshaka kumuvugisha, ahita mbaza uwo ndiwe, mubwira ko atari ngombwa kumubwira uwo ndiwe kuko ntacyo byamumarira. Ariko ikintu nzi neza nuko ari gukoresha amazina yanjye aza gukora ibyaha mu bihugu by'amahanga ngakomeza kubyitirirwa. Uwo musore namaze kumubwira gutya ahita amenya ibyo mvuze, bigaragara ko amakuru ari kuvugwa nawe yamaze kuyamenya, ndetse kugira ngo abyemeze neza cyane ahita aza kunyataka kugira ngo turwane. Ariko nubwo mu mirwanire arenze, ariko yangezeho ahita aba nk'akana k'agahinja kuko namweretse ko ntanashaka kumurwanya. Nanjye ubwanjye nditungura nkurikije uburyo nagiye mukwepamo ku muvuduko uhambaye cyane, kandi nari maze igihe kinini kirimo amezi 2 n'igice namaze ndyamye. N'icyo gihe kindi nari maze ngenda mu mahanga ntari gukora imyitozo, ariko nkaba ngihagaze neza cyane. Umusore amaze kubona ko murenzeho mu mirwanire yahise atuza, anyigira mbaza impamvu namukurikiye muri ayo mahanga, kandi yarazi ko misiyo yajemo ari ibanga rikomeye nta muntu ubizi. Musubiza ko ntamukurikiye kuko byahuriranye aho turi kugenda dukubitana. Bwa mbere tukaba twahuriye muri hoteli yiciyemo umucamanza wo muri Kentrone, none kuri iyo nshuro akaba yishe n'umuyobozi wa polisi mpuzamahanga Interpol muri Kentrone wari wiyiziye mu kazi. Bityo ngiye ikintu mfitiye amatsiko cyane ni impamvu arimo kwica abantu b'abandi. Umusore adaciye ku ruhande ambwira ko impamvu ari kubikora byose ari uko arimo kwihorera, ndetse igitangaje ni uko atari yatangira kwihorera kuko ntabwo aramara kwica abantu bose ashaka kwihoreraho. Mu matsiko menshi mwegereza ku ruhande mubaza impamvu ashaka kwica abo bantu n'ikintu bakoze kugira ngo babe bakwiriye igihano cyo kwicwa nawe. Umusore ansubiza ko bamugize imfubyi ndetse papa we bakamutesha icyubahiro, kandi yari umugabo ukomeye cyane, bityo ntabwo bashobora kuzabicika. Kuri ubu hakurikiyeho abagabo 3 bari babiri inyuma, kuko abamaze kwica 2 ari abari bari gukoreshwa nk'ibikoresho. Umusore nahise mubaza niba abo nabo bari muri iki gihugu, ambwira ko ubu agiye kwerekeza muri Kentrone kuko misiyo isigaye niho agiye kuyikorera. Ambaza niba koko ndi Maximilian n'impamvu naba ndi muri icyo gihugu mu gihe abanyakentrone bankeneye muri iyi minsi. Musubiza ko ari inkuru ndende, ariko agiye kugenda mubwira ko niba ntamugoye
yambwira impamvu nyamukuru iri kumutera gukora ibyo bintu. Umusore ambwira ko ari inkuru ndende, ariko niba koko niteguye reka yimbwire. Nuko aruhutse umutima ambwira ati njya kumenya ubwenge nasanze papa wanjye ari umugabo bakunda cyane kurusha abandi mu gace twari dutuyemo. Papa wanjye yari umuganga, ariko kubera ko aho dutuye hari mu cyaro, papa agakunda kuvuga ko ubuganga bwe ashaka kujya bukora akavura abantu ku buntu, kandi abaturage batuye mu gace kacu bakabona ubuvuzi bwose bukenewe. Kubera ko yamaze kubona ko umuntu ibintu bya mbere akenera mu buzima kurusha ibindi ari imyigire ndetse n'ubuvuzi, kugira ngo abashe kubaho neza yiga afite ubuzima bwiza. Ariko akaba abona ubuvuzi mu gihugu cyacu abafite imbaraga cyangwa se abakomeye babugurisha, nabwo bakabugurisha ku bantu bavuga ko babukeneye, ahubwo ababukeneye ntibabashe kububona, aho umuntu asigaye ajya kwivuza kwa muganga bakamuca amafaranga, ndetse yanagenda arembye cyane mbere y'uko bamuvura bakabanza kumwaka ibyangombwa n'amafaranga y'umusanzu. Ikibabaje kurusha ibindi, bakaba badatinya ku kuba bakohereza umuntu urembye cyane agiye gupfa ngo nuko adafite ubwishingizi, cyangwa se akaba yibagiwe ikarita igaragaza ko afite ubwishingizi. Ibyo byose byakomeje kubabaza papa cyane, ku buryo imitungo ababyeyi be bari baramusigiye yahise yubakamo inyubako nini, abwira abantu bose ko bazajya baza kwivuriza aho ngaho, ashyiramo ibitanda ndetse agura n'imiti, ku buryo yahise aba umuganga uvura abantu bose, ku buryo n'ababaga batuye i Kantarange bazaga kwivuriza muri iryo vuriro rya papa. Ndetse nk'abana twari muri icyo giturage, papa wanjye tukamukunda cyane, kubera ko yakundaga kwigisha ababyeyi ko umwana igihe yakoze ikosa, kumwereka inzira nziza ari byo bimufasha kuzavamo umuntu mwiza kurusha uko wamubwira umwita iryo zina ry'iryo kosa yakoze. Umunsi papa yatanze urugero rukomeye cyane, ni igihe umwana w'umuhungu twari duturanye Yazidi yinjiye mu kabati ka papa wanjye yibamo amafaranga, ariko mama wa Yazidi aza kumufata ubundi amuzana mu mbuga ngari irimo abantu bose n'abaje kwivuza, abwira papa ati muganga, umwana wanjye Yazidi mufatanya amafaranga yibye mu kabati kawe, kandi twese tuzi neza kuntu uri umuntu mwiza, kubw'iyo mpamvu ngiye kumukubita birenze urugero, ku buryo ingeso yo kwiba no kuba umujura atazongera kuyisubira ukundi. Mu gihe mama wa Yazidi yarazamuye inkoni ngo akubite Yazidi, papa wanjye yahise azamura akaboko aramufata, amubwira ati ntabwo ari ngombwa kukubita umwana kubera ko yibye amafaranga, kubera ko n'ubundi ayo mafaranga yatoye ni amafaranga abaterankunga banteye yo kugira ngo adufashe twese kubaho neza binyuze mu kubona ibyo kurya no kubona ubuvuzi mu gace kacu dutuyemo. Mama wa Yazidi ahita amusubiza ati ariko ntabwo bikwiriye ko umwana b'umujura w'amafaranga atamugenewe, ikirenze n'ibyo ntabwo wagakwiye kumushyigikira, ahubwo fata inkoni ari wowe umwikubitira kugira ngo atazongera no gukora iyo ngeso. Papa ahita asubiza mama wa Yazidi ati nushaka guha uburere bwiza umwana uzamwigisha inzira nziza, ariko nushaka ko azaca mu nzira mbi uzamwitira iryo zina ry'iryo kosa yakoze, byonyine gusa rimwe bizatuma bikihebe. Papa yamaze kuvuga gutyo twese twumva amagambo avuze, avuye aho ngaho twumva nibyo, agenda dusigara twumiwe uburyo ateye gutyo, ku buryo Yazidi yagize ipfunwe ahita agenda asanga papa afite n'inkoni, ayimuhereza amubwira ati nyakubahwa ndakwinginze mpana kubera ko nakwibye amafaranga yawe. Papa amusubiza ko kuba abizi neza ko yakoze ikosa, ikintu kiza kurusha ibindi byose birimo no kumukubita cyangwa se kumugira igicibwa, nuko yamenya uburyo akosora ayo makosa kandi akamenya intego y'ubuzima bwe buri imbere n'icyo yifuza kuzageraho. Yazidi asubiza papa ko yifuza kuba umuganga ukomeye nkawe kandi w'intangarugero utazigera na rimwe yita ku kuba ngo umuntu afite ubwishingizi cyangwa se ntabwo afite, ahubwo azabanza kumuvura agakira, ibindi amukeneyeho bikazaza nyuma. Yazidi yamaze kuvuga gutyo koko atangira inzira zo guhinduka, ndetse ntabwo byaje gutinda abaterankunga baturutse mu bihugu by'amahanga baza gutera papa inkunga y'amadenari menshi cyane arenga miliyari 12 kugira ngo ubuvuzi bwe bushyire ku rundi rwego. Icyo gihe rero hari abagabo bari batuye mu gace kacu, kuri ubu ngubu umwe ni umuyobozi wa radiyo na televiziyo bya mbere byigenga muri Kentrone, undi akaba umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cyigenga muri Kentrone, mbese akibereye umuyobozi wacyo, ari nacyo njyewe Yazidi na mushiki we twigaho ubu ngubu. Undi akaba umuyobozi w'ikigo cy'ubuvuzi gikomeye cyane nanone muri Kentrone. Abo bagabo batatu bahoze ari inshuti magara na papa, ariko bahindutse umunsi papa yahabwaga inkunga n'abaterankunga baturutse mu mahanga, aho babonye nta buryo ayo mafaranga bashobora kuyakozaho intoki zabo ngo bayikubire,
bitwaza ubushuti bafitanye na papa. Nuko umwe ufite televiziyo ikomeye cyane na radiyo mu gihugu aragenda ashimuta umwana w'umukobwa w'umuturanyi wacu kandi w'inshuti magara, amujyana mu ivuriro rya papa. Ubundi aramuhamagara amubwira ko umwana ameze nabi cyane, arembye ku rwego rurenze urugero. Papa nawe nk'umuganga aza gusuzuma umwana w'umukobwa, kumbe bari bamuhaye ibintu bimumerera nabi mu nda, ndetse bahita bafata imiti papa atera abarwayi bameze gutyo, bayihinduranya uducupa twayo bashyiramo utundi ducupa bisa neza neza ariko turimo uburozi bwica ako kanya. Papa amaze kubona uburwayi bw'uwo mwana w'umukobwa ahita afata umuti arawumutera. Ubundi atangira abara amasegonda avuga ko uwo mwana w'umukobwa agiye kubyuka mu masegonda 30 yonyine kuko umuti urabukoze. Ariko mu gutungurwa kwinshi atungurwa n'uburyo umwana ahubwo ahise acira amaraso, ndetse amukozeho ku mutsi wo ku kaboko. Atungurwa no gusanga umwana arapfuye igitaraganya. Mu gihe bikimutunguye, umupolisi mukuru wo mu gace yahise ahagera, bigaragara ko yarabiziranyeho n'abandi bose. Ubundi ahita abwira papa ko abaturage nibamenya ayo makuru barahita batangira kumwanga, ndetse bashobora no kumwica kandi ari umugabo w'intangarugero mu gace dutuyemo, bityo reka abe amujyanye amuhungishe ubundi babanze bakurikirane bareba aho bigana. Nuko aramufata amunyuza ku muryango wo hirya. Umwe muri ba bagabo ubu uyoboye kaminuza ikomeye muri Kenti ahita areba hakurya, abona umupolisi ajyanye papa wanjye, asakuza abwira abaturage avuga ko papa arimo kugerageza gucika, anavuga ko yishe umwana w'umukobwa. Ababyeyi b'uwo mwana w'umukobwa bamaze kwinjira ndetse n'abandi baturage, twese dusanga umwana yamaze gupfa kare cyane, twese tugwa mu kantu. Twibaza impamvu papa yaba yishe umwana w'umukobwa w'umuturanyi kandi w'inshuti magara. Ku rundi ruhande, papa wa mupolisi yamuhungishirije kuri sitasiyo ya polisi, amubeshya ko amujyanye kugira ngo ajye gutanga ikirego cyo kuba hari umuntu ushobora kuba yarakoresheje imiti ye nabi. Ariko bagezeyo bahita bamwambika amapingu bamubwira ko afunzwe kubwo kuba yishe umwana w'umukobwa. Bidatinze abaturage batangira imyigaragambyo bavuga ko papa wanjye ari umwicanyi, bityo agomba kujya hasi, ndetse byanaba ngombwa ntazagaruke mu baturage no mu gace atuyemo. Ndetse inzu dutuyemo batangira kuyitera amabuye, ari nako mama wanjye agahinda ari kenshi cyane, hafi kumuturitsa umutima. Ku rundi ruhande, papa amaze gufunga wa mugabo uyoboye ikigo cy'ubuvuzi kuri ubu muri Kentrone, kuko yari inshuti ye magara, yaje amubwira ko ngo ubu ngubu ibintu bimeze nabi cyane kuko abaturage bigaragambije bashaka kwavaho burundu ntazagaruke mu gace dutuyemo, bityo azanye umwavoka wo kumufasha muri urwo rubanza. Papa ntakamenye ko byose ari imikino barimo kumukina bigira abantu beza imbere ye. Nuko bajya inama z'uburyo urubanza rugomba kugenda, ndetse umunsi wo kuburana uragera. Umucamanza atanumvise ingingo zose zirengera papa, nubwo wenda n'uwo mwavoka atashakaga kumuburanira kuko byari ukurenzaho, ahita avuga ko urubanza rusubitswe bityo ejo bazaza kumva umwanzuro warwo. Mu kugera kuri polisi, wa mwavoka azana impapuro abwira papa ngo azisinye kuko ari byo byiza kurusha uko yazafungwa. Kumva izo mpapuro zari ziriho ko papa afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo nazisinya ntabwo azajya muri gereza. Papa amaze kubyumva byemera atazi ko ari ingingo imuhamya icyaha, ndetse yewe ntanaba agifite ubushobozi bwo gukora ibyo yari asanzwe akora. Amaze gusinya kuri izo mpapuro nk'uko yari amaze kubibwirwa, nubwo yabishidikanyagaho, bamusubije mu rukiko. Wa mucamanza wari mu murongo ahita amucira urubanza rwo kuba ari umurwayi wo mu mutwe, bityo ngo bazamujyane mu kigo cy'abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ndetse umupangu we wa mupolisi na ba bagabo batatu bandi bafatanije baba bawugezeho. Amafaranga ya papa baba bayagezeho mu buryo buboroheye cyane. Bidatinze bakuramo make yabayahereza abaturage ngo batangire batera amabuye inzu yacu. Mu gihe ibyo biri kuba, papa nibwo yaje kureba urwango abaturage bamukundaga basigaye bamwanga ku rwego rurenze urugero. Umwe ahitamo kwikata umutsi w'ukuboko, ubundi ashiramo umwuka. Njye na mama tuva aho twari dutuye tujya komangana ubuzima butugoye cyane. Ntabwo ngiye kukubwira ubuzima bugoye mama yaciyemo kugira ngo andere mbashe kubaho no gukura, gusa njye nkorana intego zo kuzahora umuryango wanjye uko byagenda kose. Ndetse muri izo ntego nihaye ari nako nkomeza ubuzima bwanjye, niyemeza kubaho nk'imfubyi, mbwira abantu bose ko ndi imfubyi, hato hatazagira umuntu n'umwe unkurikirana akazamenya aho nturuka n'inkomoko yanjye, maze bikamugeza kuri mama. Kugeza ubwo naje kugera mu ishuri yisumbuye, mama bimugoye cyane, nza kuyarangiza ndanayatsinda, nkora n'ikizamini kinyinjiza muri kaminuza cyihariye, ku buryo naje kwakirwa muri kaminuza yigisha ubuganga. Ya kaminuza wa mugabo umwe mu bishe papa wanjye ayoboye ubu ngubu. Ndetse nza no kumenya ko uko ari bari bayifitemo uruhare bose ari batanu, mbese ari abanyamigabane.
ari nako ubu ngubu bikimeze baracyayifatanije. Iyo kaminuza nze no kuyihurizamo na Yazidi wa mwana umwe wo mu giturage cyacu ndetse na mushiki we, ariko ndabamenya bo ntibamenye uwo ndi we kubera ko twakuriye ahantu hatandukanye. Ariko ikintu cyambabaje kurusha ibindi ni uko wa mugabo uyoboye iyo kaminuza yari afite umwana w'umuhungu w'umugome cyane, ku buryo agenda akora ibyo yishakiye byose, aho yari afite ingeso yo kujya gutangira abakobwa biga muri kaminuza akabakorakora anabaciraho imyenda. Biza kuba intangarugero abikoreye mushiki wa Yazidi nari maze iminsi ndi mu rukundo nawe. Umujinya umbana mwinshi cyane bituma ntangira kwibuka ibyo papa we na bagenzi be bakoreye papa wanjye, bituma mpanga misi y'imburagihe yo kuba natangira kwihorera mporera urupfu rwa papa wanjye, ndetse mbikora mama wanjye atanabizi. Aribwo nagiye mu bitaro byabo, mu kuhagera ntungurwa n'uburyo iyo umurwayi yagezemo umuryango we wakwa amafaranga bwa mbere, bikitwa ko ari amafaranga yo kuba umurwayi bamushyize mu bitaro byabo, ubundi akaba asabwa no kuba agiye kuvurwa. Noneho ikibabaje ni uko umurwayi bamuca amafaranga nyuma yo kugenzura urwego rw'imitungo atunze. Noneho bakaba bakingirwa ikibaba na wa mupolisi usigaye ukomeye cyane kubera ko yazamutse mu ntera akaba akorera Interpol, ku buryo byose biri mu kwaha kwe. Ugerageje kuzamura ikirego cyangwa se gutera hejuru bagahita bamwohereza mu rukiko, agakatirwa n'umucamanza wamaze kubaka izina kuko azwiho kuba ari umucamanza mwiza kurusha abandi muri Kentrone. Maze kubimenya mpita njya aho babika ayo mafaranga yabo, birumvikana ko batayajyana muri banki kugira ngo batazabazwa inkomoko yayo. Maze kwiba menshi cyane biba ibanga rikomeye kuko ntibari kuvuga ko bibwe. Ubundi ntangira kugenda mbakurikirana byoroshye cyane, nsanga aboroshye ari umucamanza ndetse n'umupolisi. Aribwo mu cyumweru gishize namenye gahunda zabo ngasanga bazaza muri iki gihugu, ndetse nza kumenya ko bataje muri gahunda z'akazi, ahubwo bari baje bombi mu bijyanye no kugura imiti y'amagendu kugira ngo bazakomeze kuzamura ikigo cy'ubuvuzi bwabo. Nanjye mboneraho gukora misiyo yanjye bwa nyuma na nyuma kugeza aka kanya. Umupolisi wakingaga ikibaba muvanye mu nzira, ubu nkaba ndi mu nzira nsubira muri Kentrone kugira ngo njye kurangiza ibyo natangiye. Uwo musore yamaze kumbwira gutyo numva inkuru ye intera agahinda kenshi cyane, kuko abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo babikorera abantu, ubundi bamara kubikora bakicara bagatemaza nkaho nta kintu bigeze bakora kibi, ndetse bikarenga bakubaka izina ryiza muri rubanda kandi ari ibirura byambaye uruhu rw'intama. Nkomeza mubwira ko ntamubeshye inkuru ye irambabaje cyane ku rwego rurenze urugero, ku buryo niba ari ibishoboka niyemeje kujyana nawe muri Kentrone, ubundi bikurikiyeho mbimufasha. Umusore mu gutungurwa mbaza impamvu ngewe nka Maximilian nakwishora muri iyo misiyo. Mpita musubiza nti rimwe na rimwe abantu duhura n'ibibazo bitandukanye byiganjemo ubuhemu ndetse no kugirirwa nabi, nyamara nyuma imitima yacu ko yakira ibyo twakorewe biratandukanye cyane, ku buryo hari n'ubwo duta imitwe tukibwira ko ibyatubayeho nta kintu na kimwe dushobora kubikoraho, abandi tugafata inzira yo kuvuga ngo reka dukosore amakosa yakozwe igihe twahemukirwaga, bityo turebe uko imbere twahagira heza. Muri izo nzira tunyuramo kubera amahitamo twafashe, hari ubwo twubaka ibintu bitandukanye, harimo umubano n'abandi, ubuzima bw'abandi, icyizere cy'abandi bantu, harimo icyo batugirira n'icyo twebwe twatumye bagirira abandi. Nanone hakaza no kuba dushobora gutuma abo turi kumwe badutakariza icyizere nyine kuri iyo myanzuro twafashe nyuma yo kuba twahemukirwa, bya bindi by'abadashima cyangwa se ngo banenge byose. Nkuko aka kanya hari uwakumva uri muri iyi misiyo bakakugira inama cyangwa se bakavuga ko wasaze utagakwiriye kuyikora, bityo ngo ubyihorere bigende. Ariko ku rundi ruhande hakaba hari abakubwira ko bagushyigikiye cyane, banakwifuriza kuzayigeraho amahoro. Ibyo byose nkubwiye ntibimaze iminsi biri kumbaho. Maze imyaka myinshi cyane ndi guharura inzira yo guhorera umuryango wanjye ku bawuhemukiye, ndetse ibyo nkubwiye umuntu ashobora kubaka no gusenya byose narabikoze. Kugeza mu minsi yashize ubwo naje kuvumbura umuntu waduhemukiye n'icyo avuze kuri twebwe nk'umuryango yahemukiye, ngahita ntakariza icyizere isi n'abayituye ntitaye ngo ni bande, kuko umuntu wa mbere nahereyeho nticyizere ni ngiye ku giti cyanjye, kuko abo namenye bampemukiye ubwo namaraga kubamenya naje gusanga nanjye ubwanjye nazageraho nkihemukira. Kuva icyo gihe mfata inzira yo kwiha amahoro ngatuza, kuko nari nanamenye ko abo duhanganye bitashoboka na gato ko twahangana tukabatsinda. Gusa icyemezo cyanjye nafashe naje kumenya ko hari abo kitashimishije. Ibibabaje kurusha ibindi, abababaye kubera cyo ni abantu b'ingenzi kuri njyewe. Ni babandi nubatse muri cya gihe nacaga inzira yo kwihorera ndetse no kugarura icyubahiro cy'umuryango wanjye.
none aka kanya tuvugana nkaba ntazi aho mpagaze, nkaba ntazi inzira nkeneye gucamo, kuko zombi yaba iyo kwihorera ku bampemukiye n'umuryango wanjye, cyangwa se kubyihorera nkiyicarira, byose bishyira ubuzima bw'abantu nkunda mu kaga ndetse nanjye ubwanjye. Ubu ndi mu mayira menshi, ariko umutima wanjye uri kumbwira ko ikintu nkeneye gukora ari uko mba ndi muri Kentrone, wenda ibindi nkazabimenya nyuma. Namaze kubwira uwo musore gutyo aruhutse umutima, mbona wagira ngo ibyo mubwiye bimukoze ku mutima, ndetse ararenga aranyegera nkora ku rutugu maze arambwira ati mama wanjye umunsi ku munsi akunda kumbwira ijambo, ambwira ati mwana wanjye, iteka buri gikorwa uzakora hari abazagikunda, hari n'abazakunenga, uretse njyewe gusa ni njyewe uzemera umwanzuro uwo ari wo wose uzafata, kubera ko ngukunda cyane, ngukunda by'ukuri kandi nkakwizera. Rimwe na rimwe hari ubwo twizera abantu tukabafata nk'Imana, tukumva ko abo bantu batazakora amakosa, tukumva ko abo bantu bazakora ibyo bakora mu nzira nziza gusa. Rimwe tubafata nk'abadashobora gucika intege, tukabafata nk'aho ari ibyuma bishobora guca mu muriro ntibibashe gushya, ariko icyo gihe turibeshya cyane, kuko twese turi abantu. Umuntu arangwa no kugira intege nkeya rimwe na rimwe, ubundi akaba afite imbaraga. Ndetse noneho iyo umuntu twizeye ari we utuyoboye, akenshi ukunda gusanga ibitekerezo byinshi dukurikiza ari ibyabo ku giti cyabo. Ntibizagutangaze rero ko muri abo uyoboye haba harimo abamubona nk'ibigirwamana kubera imyanzuro afata ndetse myiza, ariko hakabamo n'abategereje ko akora ikosa rito cyane maze bamwitakane, bamubwire ko ngo bamukurikiraga kubera ko babona afata ibyemezo byiza, cyangwa se ngo bamwubahaga kubera ko bari kubona azabageza ku nyungu nziza. Bene abo bantu akenshi nukora ubucukumbuzi uzasanga barageze mu buzima bw'uwo muntu bahujwe nuko hari ikintu yabakoreye cyiza, noneho cya gihe cyose bari kumwe nawe bakamuba hafi banakurikiza ibyemezo byo kubera ko batinya kuzamuhomba, kuko iteka bahora bamukeneyeho ubufasha. Ariko igihe we nk'umuntu akoze agakosa, niyo ryaba ari ikosa rinini, aho kumuba hafi ngo bamwereke ko yakoze amakosa, ahubwo bagatangira kumucira imanza bavuga ko ari umuntu mubi, ngo aberetse ibara rye rya nyaryo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe baba bameze nk'ihene ziciye ibiziriko, ariko akenshi uzasanga babikora muri ubwo buryo kubera ko baba bafite aho uwo muntu bagiye gucira urubanza, cyangwa se barimo gucira urubanza amaze kubageza, batabasha gusubiza amaso inyuma ngo barebe ko burya aho bageze ari we wahabagejeje. Bityo mwana wanjye, ibyo ntibizagutungura. Abantu mu buzima busanzwe ni indashima, ndetse aho niho uzatangira kubonera ko burya abantu batagukundaga, ahubwo bakwizirikagaho kubera ko ibyo ufite n'ibyo wabakoreye n'ibyo uteganya kubakorera. Noneho mu gihe bari kubona wavuye muri ya nzira wenda kubera ibisitazi uhuye nabyo, bagatangira kukwihunza, ari naho uzabonera ba nyabo bagukundaga cyangwa se abakwangaga, ahubwo bagukurikiyeho ibyo bagushakagaho nyine. Rero icyo gihe ntuzacike intege mwana wanjye, uzakomeza inzira zawe, kuko ibyo watangiye gukora nubwo wacika intege muri byo, ntabwo bizatuma uhinduka ngo ube undi muntu. Mwana wanjye, mu rugamba urimo nukora amakosa ntuzishinje icyaha, kuko akenshi abantu uzahura nabo uzatungurwa no gusanga muri bo ntawe ufite wo kukugira inama, ahubwo ari wowe ubagira inama. None se abantu batakugira inama uteganya ko ari iki kizabaturukaho igihe uzaba wakoze amakosa? Bazagukwena. Ibyo rero nibiguca intege, nawe ubwawe uzaba wirimbuye ubwawe. Gusa nanone mwana wanjye, nukora ikosa uzahatiriza umutima wawe kuwubaza koko niba wakoze ikosa, cyane cyane igihe abantu bazaba bakubwira ko wakoze ikosa koko. Bizatuma umenya unasuzuma ibitaragenze neza, ushaka uko wabikosora. Ikindi kandi, ntuzatuma amakosa wakoze kugira imbata n'igicibwa ngo byice inzira zawe. Ibisigaye urabizi ko mpora ngutegeye amaboko, igihe cyose wumva urushye unaremerewe nzaba mpari nkwakire, ndetse nanakora ibishoboka byose nkuruhure. Mama wanjye amaze kumbwira gutyo bimpereza umurongo wo kugenderaho, menyeraho ko burya abantu tutari beza na gato, kubera ko duhora dukeneye abandi bantu, noneho twamara kubabonaho ibyo tubashakaho tukabatererana. Ndetse ni nabwo nasobanukiwe neza ko igihe nzaba ndi kumwe n'abantu ngakora amakosa, abazagumana nanjye bashaka kunkosora kurusha uko banyereka ko ndi umuntu mubi w'umugome, abo azaba ari bo bantu banjye bankunda cyane. Bizanyereka neza ko hari abandi bantu ngomba kwitondera. Nawe rero musore, impamvu nkubwiye gutyo nuko nsanze burya mama wanjye atari njyewe yabwiraga, ahubwo ari wowe yashakaga ko ubu butumwa bugeraho, kubera ko niba nanjye iyo naniwe cyangwa se ibintu byancanze mpungira kuri mama wanjye, mu gihe wowe nubwo ufite abo bantu mukorana misiyo, ariko ni wowe utekereza byose, bo bakaza bashyiraho akabo.
nshimishijwe no kumenyana nawe, nubwo mu minsi ya kera numvaga wagira ngo njye nawe turahanganye, kubera ko nta muntu wari uzi uwo ndi we kandi nanjye ndi indwanyi. Ariko aka kanya nyuma yo kumenya ko wowe nk'umuntu w'indwanyi abanyakentrone twubaha burya nawe ufite ibikuremerera umutima, mpisemo kumanika amaboko nkemera kwakira ko undenzeho cyane, ko imirwanire yawe yivugira. Umusore yamaze kumbwira gutyo numva wagira ngo umutima wanjye uraruhutse, ndetse ako kanya bari bwo mbona ko nakoze ikosa ku myanzuro nafashe yo kuba nareka misiyo nari ndiho kandi ari njye wayitangiye, ndetse yewe hakaba hari n'abandi bantu nayishyizemo. Gusa nanone ukwicuza kwanjye kuba gukeya kubera ko nari namaze iminsi ndi kuruhuka nyuma y'iminsi nari maze ndi muri rwinshi. Icyakora ntabwo nicujije ku kuba ako kanya nari ndaho ngaho, kuko ntabwo nzi aho nari guhurira n'uwo musore ngo ambwire amagambo mama we yigeze kumubwira nkagira ngo neza neza ni njyewe arimo kubwira. Bituma ntekereza ku bantu bo kuri iyi si bigira intungane, aho nakora ikosa kandi nkaba nanabyemera, ariko icyo bakoze cya mbere akaba ari ukunyanga no kuncira urubanza kubera imyanzuro nafashe. None n'uwo nizeraga ko ari umukunzi wanjye akaba yamaze kumbwira ko atakinkunda kubera imyanzuro nafashe, ndetse akanarenga aho avuga ngo yatambye umubiri we kubera njyewe kandi mu by'ukuri ntari nanabimusabye. Byatumye ntekereza nza gusanga wa mugani mu bantu bose nagema arimo wagira ngo ntabwo bankunda, ndetse nubwo wenda Gema afite ibyo yankoreye, ariko ibyo mama w'uwo musore yavuze wagira ngo yaramuvugaga kuko yabonye nkoze ikosa rimwe, ariko aho kugumana nanjye yitandukanya nanjye. Kuri iyo nshuro nubwo nari mubuze ariko ntabwo nigeze nicuza, kuko ikintu nkeneye nonaha ni abantu bo kumva hafi bakarwanana nanjye, naba ndi umuntu mwiza cyangwa se ndi umuntu mubi. Mfite mfata umwanzuro w'uko aka kanya inzira inyerekeza muri Kentrone kugira ngo mu bantu bose mfiteyo abazanyitakana bazanyitakane, abazaba bari kumwe nanjye ubwo bazanyakira uko ndi, kuko ntabwo ndi marayika, ndetse ubwanjye nzabibwirira uburyo ari injiji zo kuba njyewe nk'ikiremwa muntu. Barantegerejeho ibitangaza nk'ibikorwa n'Imana, nk'aho Imana bayobewe aho iri ngo bagende bayikurikire. Namaze gutekereza ibyo umusore ambwiye ko yitwa Apollo, ari nako ampereza ikiganza. Nanjye musubiza ko nitwa Max, ari naho nakomoye izina Maximilian nkoresha rizwi cyane n'abantu bose. Mukumbaza koko niba tugiye muri Kentrone nkanamufasha muri urwo rugamba, nzunguza umutwe amubwira ko tugiye. Ubwo duhita tuvaho byihuse tubanza kunyura ku nzu itabamo abantu yahinduriyemo imyenda, ubundi tugana ku kibuga cy'indege ategeraho private jet. Ntitwatinda kuhahaguruka, mu masaha 5 yonyine twari tugeze ku kibuga cy'indege cya Kenti tuva mu ndege. Umusore mukumbaza amerekezo mubaza we ahubwo aho yerekeje, ansubiza ko agiye kubanza kunyura mu rugo asuhuze mama we, ubundi ibindi aze kubimenya nyuma, kubera ko numvaga ko byanga byakunda aho abantu banjye bari mpahejwe, mbese nta kaze bashobora kumpereza. Nahise nsaba Apollo ko yanajyana nawe byanaba ngombwa kanancumbikira, ansubiza ko ari by'icyubahiro. Mu kubona ari kunyakira ni neza nubwo ntibagiwe amagambo ye, ariko nanone nabashije kubona ko ahantu hari abantu hatajya hapfa abandi, ndetse kuko bari batuye mu mujyi wa Kenti ntabwo twatinze kuhagera. Ubundi dufungurirwa n'umubyeyi watubonye twembi agashimishwa cyane no kubona umuhungu we Apollo, akamuyambira mu byishimo byinshi muri ya myitwarire y'umubyeyi uba wizeye neza ko umwana we ashobora kutazagaruka. Bidatinze nanjye yansuhuje mu guca bugufi kwinshi. Tumaze kwinjira umubyeyi wa Apollo ko avuga ko atamenye uwo ndi we, amusubiza ko ndi wa musore Maximilian wabiciye bigacika muri Kentrone. Umubyeyi anyakirana ikaze ryinshi ambwira ko ashimishijwe no kumenya uwo ndi we. Mubwira ko we na Apollo bari mu bantu banzi wese imbere n'inyuma, ku buryo bazi isura yanjye imbere n'inyuma urebeye ku mubiri, ndetse n'igihe naba nambaye imyenda impisha. Bambwira ko ntabigiraho impungenge na gato kuko ntabwo bazantanga. Apollo avuga ko ari ibishoboka nararaho mu rugo iwabo, mama we avuga ko nta kibazo na kimwe bitwaye. Ubwo uwo mubyeyi yagiye mu mbere bidatinze atangira kuzana ibyo kutwakira. Gusa ngeze hambaza impamvu ngaragara nkaho natwawe n'ibitekerezo byiganjemo agahinda. Nshigukira hejuru mubwira ko nta kibazo na kimwe mfite. Apollo arabibona ariko arabyirengagiza, ubundi dutangira gufata ibyo aduhaye. Bwari bumaze kwira ari nako duhitira ku buriri. Nta byinshi twaganiriye, Apollo yahise ansiga mu cyumba cy'abashyitsi. Mpita ndyama nongera gukanguka bukeye ankomangiye ambwira ngo nze ku meza. Ndetse mu kumara kwisuganya ngeze muri salo mbona amakuru aca kuri televiziyo avuga ko abanyeshuri bari kwigaragambya binubira umusore ukomeje gukorakora abakobwa muri kaminuza akabaciraho n'imyenda. Apollo mu mujinya mwinshi cyane ambwira ko ari wa musore yambwiraga, naho uriya musore ndi kubona uhagarariye imyigaragambyo ni wa musore Yazidi, akaba ari nawe kuri ubu uhagarariye abanyeshuri nk'umuyobozi wabo muri kaminuza.
Apollo yavuze ko byanga byakunda agomba kugira icyo akora kuri biriya bintu. Mama we amubwira ko biriya ari ibyoroshye cyane bityo ntibimutera umwanya ahubwo akomeza atekereze kuri misiyo ariho. Apollo amusubiza ko ikintu agiye gukora n'ubundi kiraba kijyanye na misiyo. Ahita ansaba ko muri ako kanya ngiye kumuherekeza ubufasha kuko nari nabimubwiye, mubwira ko ambwira uko abyumva, ansobanurira ko ikintu agiye gukora kirahita gishyira hasi bariya abagabo bose bagati kuzo ku kabi nta keza. Nuko amaze kumbwira byose uko bimeze niko twahise tuva mu rugo kwa Apollo, ariko aho bitandukaniye ntabwo nahavuye nka Max usanzwe, ahubwo nafashe imyenda ye, imwe mu myenda yambara imeze nk'iyo nambara, cyane ko imwe yayiguze agamije kujya yambara nkanjye ndetse anatekereza ko azajya akora ibikorwa nk'ibyanjye, ikananga kumukwira kuko yaguraga imyenda minini yibwira ko yaba nkanjye. Iyo niyo nahise nambara rero n'ingofero na rinete, ubundi tujya muri kaminuza yigenga yigisha ubuganga mu murwa mukuru wa Kent. Mu gihe abanyeshuri bari bakomeje imyigaragambyo, abapolisi nabo baraje bahagarara imbere y'abanyeshuri, ubundi bahamagara Yazidi uhagarariye imyigaragambyo bamusaba ko yihagarika igitaraganya cyangwa se bakajya kumufunga. Yazidi asubiza ko ibyo bibazo ari ibibazo bya kaminuza kuko umwana wa principal akaba n'umunyamigabane muri iyo kaminuza ari we ukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina arikorera abakobwa bo muri kaminuza, bityo bareke kaminuza ari yibyikorera. Yazidi yamaze kuvuga gutyo, umupolisi mukuru bigaragara ko ari no mu kwaha kwa ba nyiri amafaranga avuga ko abahaye iminota 30 yonyine kugira ngo babe bavuye aho ngaho. Yazidi avuga ko n'iminsi 7 izashira abapolisi barahindukira bagiye kubakubita, abanyeshuri bahita bitambika ngo barwanye. Mboneraho guhita negera Yazidi, ubundi mpita mukura telefone mu mufuka nyijugunya hasi muri icyo kivunge. Apollo ahita acunga yitora vuba na bwangu, ubundi duhita tuva aho ngaho ndetse twese duhita duhitira inyuma y'ikigo mu busitani buhari. Apollo ambwira ko agiye gukora misiyo nuko agiye kuyikora. Ntabwo byatinze twamaze kuva aho ngaho, Yazidi ahita yandikira message umuyobozi mukuru w'ubugenzacyaha, message ya MMS, amubwira ko azi umuntu wishe umupolisi mukuru wa Interpol ndetse n'umucamanza ukomeye muri Kentrone, ndetse ako kanya akaba amwoherereje amafoto y'abandi bantu agiye gukurikizaho. Amwoherereza amafoto ahereye ku ye nka Apollo, akurikizaho ifoto ya principal wa kaminuza ndetse n'umuhungu we umwe uhohotera abakobwa, akurikizaho ifoto y'umuyobozi wa televiziyo na radiyo bikomeye byigenga muri Kentrone ndetse n'umuyobozi w'ibitaro, bose bakaba bahujwe no kuba barishe papa we bakanatuma abaho nabi. Ariko iyo message ayohereza akoresheje telefone ya Yazidi, umuyobozi w'abanyeshuri muri kaminuza. Apollo mu kumubaza impamvu abikoze gutyo ambwira ko yishyize ku rutonde kugira ngo mwiperereza baze gukeka Yazidi nkaho ari we wishe abo bantu unateganya kwica abandi, ubundi bamufate bamushyire mu burinzi. Ahubwo ikintu agiye kunsaba nuko njye ndaza kwambara imyenda yagaragaye yambaye yica abantu, ubundi nyambare nigeze nkaho ari njyewe ukora ibyo bikorwa, nindangiza njye mu rugo rw'umuyobozi wa radiyo na televiziyo mbakubite mbatera ubwoba. Icyo gihe biramufasha gupanga neza gahunda iratuma abantu bose abata mu gatego, ubundi misiyo ahita yisoza. Apollo yamaze kumbwira gutyo mubwira ko ibyo avuze ari nko kunywa amazi. Bidatinze umukuru w'ubugenzacyaha amuhamagara kuri telefone ye bwite nka Apollo, amubwira ko hari amakuru bakiriye ko ari ku rutonde rw'abantu bashaka kwicwa, bityo bashaka ko ajya kuri sitasiyo ubundi bamubaza ibibazo. Apollo yahise avuga ko agakino ko kwihorera gatangiye nonaha, bityo mfate ekuteri nawe afata agakurura amajwi ku buryo ibintu byose biramubaho ndaba ndimo kubyumva neza cyane. Niko byagenze, twatandukanye agiye ku bugenzacyaha. Agezeyo batangira kumubaza ibibazo niba hari impamvu yaba afite ku buryo hari umuntu ushaka kumwica. Apollo avuga ko nta mpamvu nimwe kuko yakuze ari imfubyi, ku buryo ubuzima yibereyeho ari ubw'amahoro, akaba nta muntu n'umwe bafitanye ibibazo. Nagiye ntungurwa no kumva aho havugira undi mugabo wari kumwe n'umukuru w'ubugenzacyaha Amoni. Apollo mu kwigira injiji abaza uwo mugabo uri aho ngaho icyo ari kuhakora. Amoni amumwereka nkaho adasanzwe amuzi, abwira Apollo ko uwo mugabo ari umuyobozi wa televiziyo na radiyo byigenga bikomeye mu gihugu, Radio TV6 Kentrone, nawe akaba ari ku rutonde rw'abantu umwicanyi ashaka kwica muri ako kanya. Ndetse hakaba hariho n'abandi barimo umuyobozi wa kaminuza n'umuhungu we ndetse n'umuyobozi w'ibitaro byigenga byabo. Apollo asubiza avuga ko abo bantu ari abakire atanaziranye nabo, bityo atumva impamvu bashaka ko yicanwa nabo. Amoni ahita amubaza niba hari umubano yaba afitanye na Yazidi, umuyobozi w'abanyeshuri muri kaminuza yabo. Apollo avuga ko icyo amuziho ari uko ari umuyobozi mwiza gusa nta kindi. Ibyo byose uko nabyumvaga natunguwe no kumva Amoni avuze ko Apollo agiye kujyana n'uwo mugabo w'umuyobozi wa Radio TV6 Kentrone aba murinze dutegereza ibizakurikiraho nyuma.
ni nako byagenze, baje kugenda batavuga kugeza bageze aho bageze bagafungurirwa bahabwa ikaze. Kugeza bageze aho bageze, uwo mugabo akabwira aba asanze ko uwo musore aba ari kumwe nabo mu gihe bategereje kureba intambwe zindi. Ubwo uwo abwiye amubwira ko bari gukeka ko Yazidi ari we mwicanyi wishe bariya abantu bose, akaba aherutse no gukubita umuhungu we ubwo yasangaga ari kumwe n'umukobwa ashaka kumukorakora. Ntabwo byatinze Apollo bamuhaye icyumba cyo kuba abayemo igihe bamurindiye umutekano. Agezemo ambwira ko nk'uko nabyiyumviye akenshi inzego za leta ziba ziri kumwe n'abanyamafaranga, ari nayo mpamvu umukuru w'ubugenzacyaha Amoni aho kumuha uburinzi cyangwa se ngo abe amukiza ahantu harinzwe, amuhaye abagabo b'abagiranabi bivuze ko baziranye ku byo bakora. Bityo ibyo bibaye akaba ari byo yashakaga n'ubundi kuza muri urwo rugo kugira ngo atamaza abantu bose bagize uruhare mu rupfu rwa papa we bakanamugira imfubyi. Apollo yamaze kumbwira gutyo mubaza icyo agiye gukurikiza, ambwira ko mu kanya katarambiranye abantu bose baraba bavuye aho mu rugo bagiye guhata ibibazo Yazidi bashinja kuba ari we mwicanyi. Bityo nicyo gihe ndaza kwambara nkawe ubundi nkajya gutabara Yazidi kuko baramushimuta, ubundi bikurikiraho ndagaruka yabitunganije. Ni nako byagenze, navuye iwabo mu rugo aho twatandukaniye, ngenda ngana aho ndangiye hari inzu bakoreramo ibikorwa bibi. Mu kwinjiramo indani ntungurwa no gusanga umusore uri mu kigero cyacu baryamishije ku meza bamuziritse amaboko n'amaguru, umusore umwe agiye kumutera icyuma mu ijosi ngo amwice. Apollo mu kumbwira uko bimeze maze kubimubwira ambwira ko uwo musore uri kubikora ari umwana wa principal wa kaminuza. Mubaza uko abimenya ambwira ko iyo nzu irimo amakamera yashyizemo akaba ari kubireba byose kuri telefone ye. Akomeza ansaba ko mutabara ubundi amashusho agiye guhakinga televiziyo ya 6 Kentrone binyureho live nk'uko asanzwe abigenza igihe harimo kwihorera, bakomeze bagire ngo niwe nubwo bamwitirira Maximilian. Apollo ansaba ko urwo rujijo rwo kuba bamwita Maximilian bikaba bishobora kubangamira ubuzima bwanjye bwite, araza kurukura mu nzira singira ikibazo. Nuko wa musore wari ugiye kwica Yazidi genda musanga mukubita bibi cyane. Gusa impamvu namukubise nta kubabarira nuko namenye ko mu makosa akora abangamira igitsina gore kandi ari ibintu nangurunuka. Namukubise hafi no kumwica ubundi mvaho ngaho ncitse abarinzi be bari kumwe nawe kuko bo ntabwo nashakaga kubakubita. Ayo makuru yaciye live Apollo ambwira ko bahise babona ibyo bakekaga ko Yazidi ari we mwicanyi wambara imyenda ye, cyangwa se na Apollo bakekaga ko ashobora kuba ari umwicanyi kuko batumva impamvu yashyirwa ku rutonde hamwe nabo, bityo bamenye ko umwicanyi ari undi muntu. Bidatinze abagabo ko ari 3 bagarutse mu rugo aho Apollo ari, bamuzana muri salo aho bari barimo kuganirira. Bajya inama bibaza uburyo bagera ku mwicanyi wa nyawe kuko nabo byanga byakunda azabica. Apollo nk'umuntu uri ku rutonde atangira kujya inama nabo babwira ko ikintu cyo gukora byanga byakunda umuntu wica bariya abantu ashobora kuba ari umuntu ushaka amafaranga. Bityo nibategure miliyoni nka 20 ubundi batanga itangazo mu itangazamakuru babwira uwo muntu ko aza kuyatwara akabaha amahoro. Wa muyobozi wa radio TV6 Kentrone atangira avuga ko ibyo bintu atabikora, avuga ko ngo yakwica abantu 100 kugira ngo abashe kurokoka wenyine azamuka urwego rumuganisha ku bushorishori bw'ijuru. Bityo ikintu akeneye gukora ni ukwica umuntu uwo ari we wese akeka. Apollo mu kwigira nk'utunguwe abaza impamvu bagomba kwica umuntu. Abagabo ko ari 3 bose batangira bamubwira ko kugira ngo bagere ku bukire atari ibintu bagezeho gutyo gusa, bityo habayeho no kwica kugira ngo baba baherwe. Batangira bamubwira inkuru y'uburyo bari abantu basanzwe bafite inshuti, ariko umugabo wo mu cyaro babagamo bakorana akazi akaza kwakira amamiliyari menshi yo kumutera inkunga, aribwo bahise bamwica neza cyane bagatangira business yabo. Babimusubiriramo babitomora cyane. Abagabo bigambye neza neza uburyo bishe papa wa Apollo n'imigambi yose uko bayigenje nkuko Apollo yari yabimbwiye. Byose bamaze kubimubwira umuyobozi w'ikigo cy'ubuvuzi ahita avuga ati none se musore, nyuma yo kubyumva ubajije umugore w'uwo mugabo twishe yakubwira ko hari ikiza cyo kuba yarashakanye n'uwo mugabo w'umutima mwiza nkawe? Ako kanya mu gutungurwa kwinshi Apollo abasubiza babwira ataho kugira ngo uwo mugore mwibarize se ahubwo mwebwe mwahise mumwibariza. Ako kanya Apollo ahita anyoherereza link ngomba gufungura. Mu kuyifungura kumbe ni ibintu biri kubera live kuri televiziyo ikunzwe cyane mu gihugu, bisobanuye ko na bya bindi byose bahoze bari kwigamba byatambutse isi yose bikurikirana neza cyane. Kumbe akazi Apollo yarahugiyemo muri urwo rugo kwa rukwensitaringa amakamera ndetse no guhakinga televiziyo na radio 6 Kentrone acishaho ayo mashusho.
naho nyuma yo kuvuga ngo uwo mugore bamwibarize, mama wa Apollo yahise yinjira aho ngaho. Abagabo bamubonye baratungurwa cyane, aza yegera imbere abagira aho agiye kugira icyo avuga. Umuyobozi wa radiyo TV6 Kentelon ahita abwira Apollo ko kuba barisha umugabo, umugore we atari we wabananira. Mama wa Apollo ahita basubiza ko nibabasha guca mu nzira z'umwana we babone kumugeraho. Abagabo mu kwikanga kwinshi batungurwa no gusanga Apollo ari umwana w'uwo mugore, bivuze ko ari umwana w'umugabo bishe. Akomeza ababwira ati no kuba mukiriho nuko umwana wanjye namubujije kuba abica mukaba mugihumeka, ariko ntabwo yibagiwe uburyo twabayeho ubuzima bubi nyuma yo kutugira imfubyi n'umupfakazi. Aka kanya imbaraga zanjye zo guhagarika umwana wanjye ngo atabica zikaba zirarangiye ahangaha. Ubu nkaba ngiye kwicara ahangaha bakubita uko bishoboka byose kugeza abamazemo umwuka. Abagabo barasetse bavuga ko bagiye kubica bakabamara. Apollo ahita abereka amashusho kuri televiziyo yahise abacanira, batungurwa bose no gusanga biri kuba live. Bahita banasobanukirwa ko ari we wahakingaga amateleviziyo mbere yose akanyuzaho ari kwica abantu. Nuko umusore atangira intambara ariko kukurwana nk'umwicanyi ashaka kwica akabarimbura. Mbona ibyo bintu bitaragaragara neza mu maso y'abantu n'abanyagihugu muri rusange. Mpita nsohokaho niruka cyane ngenda ngana mu rugo baherereyemo, ariko igihe nari ndi muri kaburimbo natungwe no kumva umuntu inyuma yanjye ampamagara ambwira ati Max. Mu guhita mpagarara ntunguwe cyane nibaza umuntu waba umpamagaye muri ubwo buryo, ndetse n'uburyo amenye uwo ndiwe kandi nambaye imyenda ihishe isura yanjye ku buryo atapfa kumenya ko ndi Max. Mu ijwi ry'umukobwa azanyegera ambwira ati nakubonye bwa mbere ubwo wari uri kurwana no gukiza ubuzima bwa Yazidi kuri televiziyo, ariko mpita mbibona ko utari wa musore wishe umucamanza n'umupolisi, kubera ko wowe umurusha igihagararo, ndetse igihagararo cyawe ndakizi neza cyane. Ari nabwo natangiye nibaza uburyo uri muri Kentelon kandi mfite amakuru ko uri mu gihugu cya kure. Bituma mpita mfata umwanzuro abandi bari kwita kugayitse nza kukureba, ariko byose nta kindi nari ngamije kumenya koko niba ari wowe Max musaza wanjye. Umukobwa yamaze kungeraho ntungurwa no gusanga ari Neila mushiki wanjye. Angezeho aranyambira ubundi andyama mu gituza ambwira ati maze iminsi myinshi ndimo kwibaza ngo ubuzima ni iki, ariko muri icyo gihe nibwo naje kwibuka ko n'Imana ubwayo yadushyize hano ku isi iduha amahitamo tugomba gukora, tugahitamo icyiza n'ikibi. Bigaragara ko yari bizi ko dufite ubushobozi bwo kuba twakora ibyiza n'ibibi, ndetse nanone ikaba ibizi neza ko ibyo duhura nabyo bishobora gutuma tugira amahitamo yo gukora ibyiza ndetse n'ibibi. Muri uko kwibaza bituma nibaza impamvu twebwe abantu twahora twiteze ko bagenzi bacu nabo b'abantu bagomba gukora ibyiza gusa, mbese ntihagire ikosa ribagaragaraho. Maze kubitekerezaho nza gusanga ari ibidashoboka na gatoya, kuko n'Imana ubwayo irabizi ko mu gukora ikibi ariho twigira amasomo y'ubuzima. Amwe dukuramo ko mu kibi twakoze tugomba gukuramo isomo rituma dukora ibyiza byinshi cyane. Ibyo maze kubitekereza ntangira kwishinja icyaha cyo kuba bwa mbere ubwo wagendaga imyumvire yanjye narayihuje n'abatekereza ko wowe Max ugomba guhora uri intungane, mbese utakora amakosa cyangwa se ngo ube wakora amahitamo twita ko ari mabi. Nababajwe no gusanga nabanje kugutekerezaho ko igihe ibibi bikugezeho ugomba kwitwara nk'aho uri indakorwaho, nkanatekereza ko ukoze mu buryo ibibi bitagomba kugukomeretsa ngo bitume uhinduka. Ariko nza gusanga nyuma naribeshye cyane, ahubwo ibyo byose nkaba narabitekerezaga kubera ko hari ibyo nkwifuzaho. Muri uko kwicira urubanza nibaza impamvu nkwifuzaho ibintu bisaba ubushobozi nk'ubw'Imana, nibaza impamvu mbigushakaho ariko njyewe nkaba ntabasha kubyiha. Ibyo bituma mbona ko ari bwa bugugu bwo kuba ngo icyo dushaka ko umuntu tutumva ko ari twebwe tugomba kubanza kukimuha, kuko twumva icyo gihe yaba duhenze. Ndetse kwicuza kwanjye gukomeza ubwo noneho ntabashaga kuba namenya ngo aho nagukura kugira ngo nkubwire ko mbere na mbere mbizi ko uri umuntu. Icya kabiri ndagukunda kandi nkagukunda uko uri, ngukundira amakosa yawe, ngukundira ukuri kwawe. Nta mpamvu nimwe ishobora gutuma nkuvaho ngo nuko wakoze ibinyuranije n'ibyo nifuza, kuko nanjye uramutse ugiye kuncira urubanza icyo gihe wahita unjugunya ku ikubitiro. Bityo ikintu gitumye nahagira nk'impara ishatse amazi afutse ni ukukubwira ko nubwo nzi ko bikugoye cyane cyangwa se aka kanya abantu bakaba batari kugutekereza uko uri, ariko njyewe nta cyahindutse. Ndi mushiki wawe kandi ngukunda byuzuye. Nzakomeza kuba hafi yawe uko byagenda kose, kandi nizere ko utagiye kumpakanira.